kizakora amakosa bazagihenyena. Ibyo ndabivuga platform ahubwo tugasigara twibaza tuti ayinya ngo nk'agashumba wamenyekanye atukana wayasiga ndi kukubwira ikuvuga ntabwo ashobora kuba hatamvuze nta minota ishobora gushira atamvuze cyetse atambonye ngo basigaye bibaza ngo ese content azasigara akora nizihe content se warebye ibyamubayeho ejo warabibonye ntabyo wabonye narabibonye rwose niba warabibonye uracyabaza ngo content umwana ufite mu kanwa hirabura gutyo umwana useka gutyo uvuga neza uzi kuganiriza abantu uzakadusetsa ngo content azakora ni iyihe niba warabonye ibyamukorewe ejo akaba bibaza ngo content azakora ni iyihe akimara kuvuga ngo skwana skwe ako kanya hakaba hahiye umva kubwire umusa niba ari ikintu ugomba kumenya urumva uretse n'agashumba wafashe umwanzuro wenyine ku giti cye and we have to respect that agatera intambwe n'ibingibi bitaraza akavuga ati suka n'agatebo byari bihagije kandi ejo nibwo nasabye abantu ko tuzaya duvuga agashumba wacu apana agashumba wabirabihe twese dufite ahashize ntabwo birano twifuza kongera kubyumva tukumufatira muri yandorerwamo ariko Godfa uziko uwo gashumba ari engra uretse n'agashumba urabona Jessica Jessica bari kuzana akavuga ati daddy oya kuri Jessica we ntabwo byari byatungana neza tega amatwi Jessica bari kuza akavuga ngo daddy Jessica kunanyereramo aravuga n'ubu ngubu araza akambwira ati Gasuku urabona aba bantu araza akambwira ati umva rambura amababa umbumbatire sinzongera gutukana turi kumwe ugenda ubibereka aba bantu ibi ni ibintu singuyu se Jessica ntavuye none mukanya arambwira ati sinanze sinshobora narinyuza hanga ngo ngusuhuze ngo ngiye kurangura ibirayi iri rukuba icyo kintu none agashumba musigaye bavuga kabereka ifaranga akorera dore umuntu wabibonye gashu ibyo nibikutweretse kandi ahangaha nari narabikuza yose baza Daniel ambaye mbikoreye nona kandi uyu ni umunsi umwe nako ni isaha imwe n'igice arangiza agasoza abana ndashaka kubashyira ku isoko ry'umurimo bagakorera amafaranga ega je munajya gutukana shonde nta muntu uba hazi ujya gushondera bakubaka platform zabo ni ibingibi ndabikubwira for me I wish kandi birakora uve kuri hozi araza ntigashobotse kabuze baje nyuma y'aka kana shaka internet bajya ngo yakarigase mu kirenge ozaragoye kuri icyo kintu hozize ko azagahita yigendera ngo abafite ibintu ngo by'ibifilime agiye kujya nyumvira frame icyo mvuga ni iki ngiki rero ngo hari ahantu bari mu mwaka 10 ibingibi niba ari ikintu ibingibi byonyine ibingibi uretse gato maze kubwira uretse gato ko nanjye undi muntu muri amugara ngiye kujya kwitaba uzo gashumba ari engra ça veut dire quoi nuvuga ngo gashumba niwe njye muntu wamubwiye bwa mbere nkabona neza mwana kubona ari ukuntu burabura kandi ukabona nyine abantu ari ukuntu bakwizereramo barakubirivingiramo wazabibyaje umusaruro shaho ibi bintu uko mbibona bitazigira biramba ntabwo byamutwaye 45 ngo agaruke yamaze guhindura mind uwo gashumbuza uko ataranankandaho n'ururabo karanasetse sha je gaso nturi kuri va 20 ngewe kuri account hari izina ryawe ryaje muri gift gallery basi n'uturoza ngo mvuge ngo Gasuku yanyuza izina ry'Imana muri gift gallery ishize narindimo ntabwo ari kubikora musa Gasu mana yanjye ni Gasu uri igisambo cyo ku rwego rwo hejuru wowe uziko n'akarabo kawe kavuga ariko gashumba kubizi neza ko nari mazi uretse Godfa mazi iminsi igera muri 4 ndi gufasha abatishoboye wa muhungu ujuza kubyina n'akaguru kamwe sibyo uyu munsi yagiye kurangura insinda nako bahita ngiki intunga
aratangira akamini boutique. Hari umubyeyi nawe twajyaga twirirwana nawe hariya batajyaga banakandaho n'ibiki byose, nawe asigaye acuruza amakara. Sawa Croix Rouge we. Wigeze uvuga ngo ni Croix Rouge, ariko hari umuntu ubona ukavuga ati hano birakwiye. Je izo eskize twese ninde niyo platform idafasha hano, wibaza ko ufasha kundusha? Oya nyine uretse gato, hari abana babiri ni izina ry'Imana nshaka kwishyurira muri rehab. Ameze nka ba bantu ujya kubwira akakubwira ngo abana bagiye ku ishuri, ngo abana ngo urabona ngo yewe ngo n'ibyo kurya mu nzu nta stoke, akakubarira niwe Jay Nigo Gashumba we. ubu ndagaza akakubwira ngo none se yo ndabizi ntabwo wisha, nkwereka amafaranga, nkwereke ntuza yawe yangaha iki nkwereke nani income yawe yaha kuri TikTok. Sha ntibyanze se sha ejo buri si sha byihoreje mbikwereke se yihorere sha byihorere ubundi ibintu byambayeho biteye ubwoba. Ibyo ndaza kubikubwira kandi gusa nkubwire ngo iki wageze muri naguhariye wowe kuzashyingurwa n'ikara bro. Twageze muri pediatri kabaye neza. Ninjye wakubwiye ngo nubyare se, ninjye ukubwiye ngo ntukajye ushyukwa, ninjye wagukoreye kugira ikiremba kukiri kunsambira. Wowe se wabyaye ku bushake? Nabyaye mbishaka di, wicare wige. Iyo mba narabishakaga nari kugana docteur akavanamo marine. Uri kunyumva? Rero murege ntago turi muri pediatri. Unsimbuke rero nanjye ndi kwa dadi wanjye. Mukanya muratangira kutubwira indwara z'abana. Nimba ndi kubangamira pano ya Godfather commuting. Juventus, thank you very much kabisa. Tuntu muri murakora ni sawa, abantu wese mubona yuko byari bikwiye ko umuntu agira uko icyabivugaho mu nyikandireho, kuko ntituri muri pediatri. Ndakuvumye, reka nkubwize ukuri Kasuku, uzarinda upfa utagize utiswe papa w'umuntu mu buzima bwawe. Ndagaswigingiri njyewe nkugize ikiremba, ntuzigere witwa papa, suzigere ubona umugore ugukunda ngo mwambike impeta. Uravuze iki? Ese je ko nta kintu uvuga ku byavuzwe n'umuvugizi wa polisi? Nakoze ikiganiro cya YouTube. Wavuzeho ngo iki? Ngerega ibintu byanyu namaze kubisezera. Gute? Ngewe ibyo yavuze ndi d'accord nawe kandi abishyigikiye. Urumva? Ibyo yavuze nirirwa nigisha ngaha, nahindutse umuntu wigisha, nabaye umwarimu wigisha imyitwarire abantu bagomba kugera hano. Abana bamwe babonye ko bagiye bahinduka, urumva? Ariko nyine niba bavuze ku myitwarire mibi cyangwa n'uburyo social media ahangaha urubyiruko ruyikoresha, bagende bakibure bavuge no kuri intuza. Kuki batavuga kuri ibi bigarasha biyikoresha ze byirirwa biyobya urubyiruko hano, bagashishikariza urubyiruko kutabigana no kubyamagana? Ibyo ntibyoreka abantu hano. Ngerega ibintu byanyu biranamaze kubivamo, ugiye kuzigendera mu bindi. Uzajya mu biki? Nagenda nkajya gushinga ikinamba, nagenda nkajya gukora ibi bintu nyine. Bagishinga he? Bagishinga he? Irugenge. Uzagenda ryari? Sindamenye kuri very soon. Social media zawe ukazishyira he? Nkabivaho. Ukabishyira he nyine? Nabitanga, nabidiritinga. Kugira rwose igihe kirimo kiragenda kinsiga cyo kuri ibi bintu by'izo social media. None se agakomye kose pfa kuba gusa nari mpari, umuntu arashaka ko ari jye ugaragaramo cyane. Umuntu nk'ubu ngubu nagiye kubona mbona ibyo byana birimo biraza bivuga ngo nanjye ngiye muheruka kunyuma mu biganiro byo gutuka no guharabikana ryari. Ni bari zo biherukamo? None ndi kubaho ku giti cyanjye njye mwamerukaga muri ibyo biganiro. Nkajya kubona nkabona umwana w'imbwa arahita ajya kuzana ngo ikiganiro twari turiho, maze nagashyiraho udufureshi ngo dutikinga ngo
ibyo babikoreye he? Cya cyane cyo mu Ruhengeri gicuruza mitize sinzi icyo nabonye kipostinga. Icyumba cye bari kugikubura amageragere, mutegereze uzabireba. Kiriya gipeti nawe babwiye sinakira, utegereze uzareba. Ariko urabizi ko icyaha ari gatozi. Uzi ko ngiye maze hafi umwaka ubu ngubu nta n'umuntu mvuga ngo nkamujya ngo umusubize. N'abantu basigaye baza bakavuga ati ngo Gasuku warashaje waranyaye wagize gute, ariko nakwibuka shaho ukuntu mageragere umuntu nta telefone abakoresha ntacyo bagira. Navuga hakundi singabo abantu barimo barandika ngo twahiye ubwoba twagize nge rwose byarabaye. Ariko si ubwoba hashya ubwo ngiye nta bwoba mfite kuko nta kibi nkora. Nge nagize ubwoba ko banjiraga mu majwi. Ngewe reka nkubaze, ubwo naba nahuriye hena erega nange mufite ukuntu mwikubanaho, erega muba munaziranye, muba mufite na byinshi mupfa muraziranye. Mbese mwabuzwa n'igizi ko abantu baba baziranye. Urukumva iyo wijanditse mu bintu mukanamenyana, ibyo ngibyo nyine abantu babyijandikamo, kandi iyo bamaze kubyijandikamo of course ngewe twumvikane nta muntu w'imyaka 18 uza kuri platform yanjye Godfather nzabazwa ibyavuye mu kanwa kanjye, ikitamvuye mu kanwa zamuka gashu, ikitamvuye mu kanwa. Nta muntu w'imyaka 18 hano uri munsi y'imyaka 18 ikizakora amakosa bazagihenyena. Ibyo ndabivuga platform ahubwo tugasigara twibaza tuti ayinya ngo nkagashumba wamenyekanye atukana wayasiga ndi kukubwira ikuvuga ntabwo ashobora kuba hatambuze nta minota ishaka gushira atambuze cyetse atambonye ngo basigaye bibaza ngo ese content azasigara akora nizihe content. Se warebye ibyamubayeho ejo warabibonye? Ntabyo wabonye? Narabibonye rwose. Niba warabibonye uracyabaza ngo content. Umwana ufite mu kanwa hirabura gutyo, umwana useka gutyo, uvuga neza, uzi kuganiriza abantu, uzakadusetsa, ngo content azakora ni iyihe? Ni warabonye ibyamukorewe ejo akaba bibaza ngo content azakora ni iyihe? Akimara kuvuga ngo skwana skwe ako kanya hakaba hahiye. Umva nkubwire umusa, niba ari ikintu ugomba kumenya, urumva, uretse na Gashumba wafashe umwanzuro wenyine ku giti cye, and we have to respect that. Agatera intambwe n'ibingibi bitaraza akavuga ati suka n'agatebo, byari bihagije. Kandi ejo nibwo nasabye abantu ko tuzaya duvuga Gashumba wacu, apana Gashumba wabirabihe twese dufite ahashize. Ntabwo birano twifuza kongera kubyumva tukumufatira muri yandorerwamo. Ariko Godfather uziko uwo Gashumba ari engra. Uretse na Gashumba urabona Jessica, Jessica bari kuzana akavuga ati daddy, oya kuri Jessica we ntabwo byari byatungana neza. Tega amatwi, Jessica bari kuza akavuga ngo daddy, Jessica kunanyereramo aravuga n'ubu ngo baraza akambwira ati Gasuku urabona aba bantu, araza akambwira ati umva rambura amababa umbumbatire, sinzongera gutukana, turi kumwe, ugenda ubibereka. So aba bantu ibi ni ibintu singuyu se. Jessica ntavuye none namukanya arambwira ati sinanze sinshobora ngo narinyuzanga ngo ngusuhuze ngo ngiye kurangura ibirayi. Uri kumva icyo kintu? None Gashumba musigaye bavuga akabereka ifaranga akorera. Dore umuntu wabibonye Gashumba, ibyo nibi kutweretse. Andi ahangaha nari narabikuza yose baza Daniel yambikuriye nona, kandi uyu ni umunsi umwe nako ni isaha imwe n'igice arangiza agasoza. Abana ndashaka kubashyira ku isoko ry'umurimo bagakorera amafaranga. Ega munajya gutukana shonde, nta muntu uba haza ujya gushondana bakubaka platform zabo. Ni ibingibi ndabikubwira, for me I wish, kandi birakora. Uve kuri Hozi araza ntigashobotse, baje nyuma y'aka kana shaka internet bajya ngo yakarigase mu kirenge. Ozaragoye kuri icyo kintu Hozize ko aza agahita
yigendera ngo abafite ibintu ngo by'ibifilime agiye kujyamo. Nyumvira frame. So icyo mvuga ni iki ngiki rero je. Ngo hari ahantu bari mu mwaka 10. Nge ibingibi niba ari ikintu ibingibi byonyine ibingibi bya. Uretse gato maze mubwire. Uretse gato ko nanjye undi muntu muramugara ngiye kujya kwitaba. Uzi ugashumba ari engra. Ça veut dire quoi? Navuga ngo gashumba niwe njye muntu wamubwiye bwa mbere nkabona ngize mwana kubona ari ukuntu burabura kandi ukabona nyine abantu ari ukuntu bakwizereramo barakubirivingiramo wazabibyaje umusaruro shaho ibi bintu uko mbibona bitazigera biramba. Nta nubwo byamutwaye 45 ngo agaruke yamaze guhindura mind. Uwo gashumba uzi ko ataranankandaho n'ururabo karanasetse sha je gaso nturi kuri level 20 ngewe kuri account hari izina ryawe ryaje muri gift gallery basi n'uturoza ngo mvuge ngo gasuku yanyuza izina ry'Imana muri gift gallery shize narindimo ntabwo ariko bikora umusa Shagasu mana yanjye ni kasi uri igisambo cyo ku rwego rwo hejuru wowe uziko n'akarabo kawe kavuga ariko gashumba kubizi neza ko nari mazi uretse Godfa mazi iminsi igera muri 4 ndi gufasha abatishoboye wa muhungu ujuza kubyina n'akaguru kamwe sibyo uyu munsi yagiye kurangura insinda nako bahita ngo iki intunga aratangira akamini boutique. Hari umubyeyi nawe twajyaga twirirwana nawe hariya batajyaga banakandaho n'ibiki byose nawe asigaye acuruza amakara. Sawa Croix Rouge we ugeze uvuga ngo ni Croix Rouge ariko hari umuntu ubona ukavuga ati hano birakwiye je izo eskize twese ndetse niyo platform idafasha hano wibaza ko ufasha kundusha. Oya nyine uretse gato hari abana babiri ni izina ry'Imana nshaka kwishyura muri rehab. Ameze nka babantu ujya kubwira akakubwa ngo abana bagiye ku ishuri ngo abana ngo urabona ngo yewe ngo nibyo kurya mu nzu nta stoke akakubarira uwo niwe Jay. Ese ni kuriya none ureba mu wizo kuri uringayura agatsindwa wese ni kuriya Jay ntateze kuzemera ko afite amafaranga mujye mwicara mubizi. Sasha ariko Rwanda boy akose nka Sasha kweri. Sasha ugenda kemera agakanda ku muntu wasinziriye duhari ariko natamubwira kanze kuri wowe Rwanda boy aha uziko mfite ko utarenga 2,000 gusa bakaba barakaragije. Dore umuhungu wanjye mfura idakoza sha Gayusi ntiyankandaho ahubwo oronera dore kano kana kanjye ite oronera ariko uziko uziko abantu birirwa muri izo bwebwe batukana bikanabajyana bakajya no kuregana. Utagira ikintu babwira ku byerekeranye no gukora amafaranga kuri TikTok nta kintu babiziho. Natari ndakubwiza ukuri gihe niyo mpamvu ubona igendera gake. Urumva njye nakoze n'ikiganiro ariko kivuga rwose namaze kwigendera muri ibi bintu byanyu
monda bivamo. Oh yes. Abantu barimo bavuga ngo nagize ubwoba, ngo nagize rwose ko naberetse ko nshoboye. Ikiganiro nagikoze kabisa. Nigeze kubereka ko nshoboye, ariko none nageze aho ngira ubwoba. ariko Kasuka ahantu yabirekeye urumva inde bundi wabihanga Mbasha njye nabivuyemo kabisa. ngo naravuga naswe ariko wowe utaravuga ka amahirwe yanjye urukundo cyakoze nsigaye ndeba nkabona ni uko isi nsigaye ndeba ibintu biganiro byawe nkabona sinzi nta kintu ndi gufata. Hari ikintu reka mbabwire ikintu kimwe rero Jay, sibyo? Jay, twumvikane kuri iki kintu. Aricyo ntemeranya namwe. Kuki mubivamo? Kuki mudahindurira imikorere? Numva tutabuze content nyine. Umuntu arongera akagusitaza ugashiduka n'ubundi wamusobetse. Reka mbabwire ikintu kimwe, sibyo Jay? Nta muntu uzaza kunyurira. Icyo ni kimwe, sibyo? Kandi nzamuhagarika ntamututse hano. Nzirinda itegeko kandi nzamusubiza. Nzirinda ibigize icyaha ariko nzamubaga. Ibyo mumbwira ni biki? Nzamuroga. Uburozi se buremewe mu itegeko? Nzamurogesha gisari. None hari nk'umuntu uri aho ngaho uza akakubwira ngo ngengo nuko ntaba hanze ngo ibintu nari gukora. Ni ikigoryi. None se ko twubaha amategeko y'igihugu tuba mu gihugu? Urumva? Ari ibyo ngibyo bajya bamera nka babandi birukanka ngo barahunze. Njyewe uretse gato nkubwira ikintu kimwe, I will use my platform kandi nzakoresha platform zanjye uko ngomba kuzikoresha. Nobody ibyo bintu byo kuza gukangakanga ngo nzamfunga. Ni nkora ibigize ibyaha nzafungwa. Kuko isi nkora ibigize ibyaha kubera ikicucu kijanga kuza kumpungira. Nta platform umuntu nzigera njyaho ngonganye nawe nte. I will do my stuff. Inkuru nzazivuga nkuko ziri. Turi kumwe. Ibi bintu mutukirikisi nose simbikora. Urumva? Okay, hari abantu baba bari brandinze buryo butandukanye. Ntawe nzatuka, ntawe ukiretse ngo iki uzashaka kumpangara agashaka kunyenderanyaho, nzaguhiga nkuvuna amaguru. Ntabanje kwasama hano ngo ngutukiraho, nzaguhiga nkuvuna amaguru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwanzi wawe naguhusha uzamwitegure neza, umujanjagura amagufu kuyamene. Uko bimeze. Ijambo ryanditse ngo dufa. Ryanditse muri Bibiliya mugende murebe. Rero kubikora abantu muzi ko ngusubiriza iki ku munwa hano. Nimbona wangambiriye ikibi sinza gusubiriza ku karubanda. Nzaguhiga nkuriture nanjye. Asante sana Sasha Kibasumba, asante sana kabisa. Sasha se ngo ndebe ngo yumve ko mfite ijwi ryiza, ariko se Sasha wowe ibona. Sasha asante sana kabisa. Ahantu hari bagashumba abandi bantu bavuga inkuru marabitse nzajya mbakwepa. Ngaho nyumvira ariko uwo butanesha abantu. Waretse kumusubiza ko ari kugusembura wacecetse. Ko mubyo twumvikanye ari uguceceka nk'ibi ngiye ukaza nkutabyumvishe. Bizafata igihe pe. Urumva? Icyo nari kubabwira ni iki rero? Ni gute live bampereza kuri 40%. TikTok mabera abanye kumwaje mureka kwiba 40% bro. Asante sana Sasha. Ariko abantu mwagiye muri gift gallery, ariko se gashuku kwandika amazina yanyu muri gift gallery kuko umutima urababwira ngo wowe yamubireke mukinangira pe. Ariko murabashoboye. Mufite n'imitima ikomeye kabisa. Sasha mviriyemo kabisa jewe. Nono nk'ingiyi nta na gift gallery ya danje mfite hozi mwangiriyemo mukaga cleaninga koko. Urumva?
So icyo nari kubabwira ni iki? Bozi nako Nesa. Umusimbuke. Asante sana Sasha. Asante sana Sasha Kibasumba, thank you very much. Uri bigera kubwiraga abantu banjye. Ibi bintu abantu bihaye ngo ngiye ewe icyo gaseje umuntu ajya gukora icyo atakibonye. Godfather yewe mbona ko hari abantu nyine baba bagenda n'abandi bantumaho nzajya ngenda gake. Asante sana Juventus. Ariko uyu mugabo ngo ni Juventus Godfather. Uyu mugabo ni muzima cyane. Uzajya nawe umuhari ujye umuha umwanya rwose. Ntawe muhaye. Ni muzima cyane. Oya no binabonye ashyano kandi ntacyo mufatamo. Ni muzima cyane. Ntabwo njya nikundeza ku batokugista. Ni isuka n'agatebo. Oya ni muzima cyane. Ibyo bintu mbabi reka je ntabwo ngo ari we ngewe. Umuzima w'umumate wasanga kinyara ku buriri. Asubu wazansabiye hozi mwana. Ndikukubaza uramuzi? Ni umuntu wanjye. Umuntu muri comment ari gutanga ibitekerezo muri umuntu utanga ibitekerezo muri comment akanisubiza. V100. Bamwita V100 ushobora kuba utari umuzi kuri iryo zina. Isuka n'agatebo. Sumuzi V100. Umuzima Barambwiye ko ari we. Niwe. Baramukora. Ese gawe byo navuze ntabwo nisubiraho ndamaze. Yaha. Ikintu nazigera mbaho Jane kimwe n'iki ngiki bantu nsabire hose ngegera kubera ubufaranga bwa uzaza hano waje gufata Godfather azahanga ngo ese ko ndimo nakubwira ibizima ukabyirenga bantu nsabire hose musabiki abo ngo Godfather nzageraho ni matature nze mvuge ngo rabona ngo reka sika hose ari watu wapfuye atyo ngo iki aho iwacu wapfuye atyo bantu nsabire hozi rwose abo bakire bawe nta mutindo uzamenyera kubera ubugifti bwe. Ngende mutembereze iki hozi ibyo wakoze byari ibyo ahubwo nsohoreza umukobwa wanjye boss lady urumva my love my daughter boss lady we Jessica Murengeri. Hari nitwa Lopez wala Miss Jessica in the house. How are you? Mutapinga bashu. Jessica nabonye rero ubundi muri game umwara mukoje ikimwaro sha. Godfather habaye sheri gasuku. Godfather ngusinare. Naguze radio ya naguze Monsembuke. Ako se ngo mutumirote. Sheri. Shushu. Baby wambonye. Uraka. Mbaho. Mezute. Gashumba wamubonye. Kangutura karirimbo Sheri. Akaririmbo ngomba mwese mu rukundo rwanjye umuntu bita Gashumba Godfather. Akira no kujondeka amazi bitari ibyo barabamarira amageragere. So ntabwo ari umuzi Jessica se iyi ndirimbo narinzi gahunda ni ukujondeka amazi. Jessica se ntabwo muziranye. Jessica namuzi kagiye Jessica namubonye Kingfisher ari kumwe n'abazungu 10. Enzi nibo barakoranye ibintu ariko bari kumwe. Suko ugiye kumimbera amari nanjye mica mibereye ko Lopez ngewe barabahungu bari barimo kamwe dukundana yari yazanye inshuti ze kuzipresenta umwamikazi Lopez. Gashumba shu yewe Gashumba uzi nagushakiraga nyikubwira hano naribe subizi ko ngiye kuza kurira mukanya. Yes izina ry'Imana Gashumba reka nkubwize ukuri si byose ngukunda rwamwanga. So uraza kumbona Jess ngiye kwirirwa muri atekari ngiye kwirirwa na Sterena yarwaye ameze nabi bungiye kumujyana kwa muganga na mituweli agira ndi kuvuga ati none rero umuvuzi banza umuvuzi reka muvuze nzamuzane yarakize sibyo byiza nibyo byiza
ahubwo nari ndi kuvugana nyine wenda nyine sine twari twavuganye ko nza kumureba uyu munsi none nabuze ukuntu muvugisha. mwandikire muri DM kuko nta amanimero ya sine ntabwo apfa kuboneka. mwandikire muri DM ye amerengerwa na 0 mfite ariko iz'abakozi be bacuruzanya nari. none se abakozi barakumarira iki? wamwandikiye se muri DM ye ya TikTok? harimo basine benshi ahubwo ndi kwibaza ndi kwandika sine akaza basine 20. reka nze ndagusharinga ntuze account ye uhita uyandikira. yinsharinge mubwire ko natakije umwana yarembye. ikindi ndi kwibaza kubera iki nta mituweli ugira? umwana yabaga mu rugo kwa nyogokuru wanjye ntabwo twabana. tubizi ko mbazanye vuba. Ego. none se nta byiciro nta nuze bari bafite hariya? nta mituweli bagira? reka Sarena nta mituweli agira, we namuvuzaga muri prive ubwo nyine ngiye kuyimushakira. urubundi wamusimbukana ugasubigira saa magripe yateye ugasimbukana karembye nikari kurya nikari guhagarara nawe ukabonye wakumirwa. ubu ngiye kumujyana muri prive nta kibazo y'abandi cyose ndayatanga. nese hari ikintu simbuka ahubwo wakabaye wagiye kugenda kira ngo usengere. papa we ningegera twamuhamagaye nkamubwira umwana yarembye mfasha. ariko se wa Jessica ninzi Kigali nzagukura direct cyose ndagakubita birayima kuguhuza n'ikibambasi twicara kwiga. Jessica twumvikanye guki? ingegera nyahamagare yange kumva. ndakubaza twumvikanye nguki? twumvikanye nguki ko natazongera gutukana. hanyuma uri gukora iki? mbabarira kandi Jess bazagutwara nagomvisha ubutumwa bwa polisi. ntabwo nzongera yakirangegera twabyaranye byaba tugeze muri ribu cyangwa bamuhamagaye bamuha inshingano. uri kumva? ndakubaza ngo uhamagaye kangahe? nakwitabye yani. akamugodifaz ikintu kimbabaje. Jessica karama wagiye kwa mudugudu akaguha icyiciro ugashaka mituweli. abana bararwara sibyo? nicyo kintu ugomba kwita kandi urabizi guha icyiciro biroroshye. ndigura n'ibigerageza gashumba ejo bundi standard ararwaye muvuzi 35. nyine abana bararwara ko barakubagana bakarya n'utwanda n'ibiki. we cyangwa mana we kutimana yamaze zino nshingano zingana gutya. oya kamanza numve Godfather umukobwa wawe yarembye ubu ngiye kumujyana kwa muganga. ayo banchast ndayatanga. Imana nyagasani Imana imfashe gakire kasare nagahora gaseka iyo ndi kukabona katavuga mba numva nenda kwiyahura. Rwana wasanga nkota infection cyangwa akamara. kari guhagarara ngo kajya karwara infection zo mu maraso sheri. Mana nyagasani ningenda kwa muganga bikajya nko mu 50. shako dufata gukunda ndakubaha. tugeze muri pediatric abaye. twageze muri pediatric abaye. none nimba utabyara kubizi neza yuko we Imana yagukoranye ko nta mwana ugira wajye wicara abantu babyaye tukavuga ibitangaza Imana yadukoreye. ko Imana yaguhariye wowe kuzashyingurwa n'ikara bro. twageze muri pediatric abaye neza. ninjye wakubwiye ngo nubyare se ninjye ukubwiye ngo nukajye ushyukwa. ninjye wagukoreye kugira ikiremba kukiri kunsambira. wowe wabyaye ku bushake? nabyaye mbishaka di wicare wige. iyo mba narabishakaga nari kugana docteur akavanamo marine. uri kunyumva? rero murege ntago turi muri pediatri. unsimbuke rero nanjye ndi kwa dadi wanjye. mukanya muratangira kutubwira indwara z'abana. nimba ndi kubangamira pano ya Godfather commuting. Juventus thank you very much kabisa. tuntu muri murakora ni sawa. abantu mwese mubona yuko byari bikwiye ko umuntu agira uko icyabivugaho mu nyikandireho kuko ntituri muri pediatri. ndakuvumye reka nkubwize ukuri kasuku uzarinda upfa utagize utiswe papa w'umuntu mu buzima bwawe. ndagaswigingiri njyewe nkugize ikiremba ntuzigere witwa papa. suzigere ubona umugore ugukunda ngo mwambike impeta. nitwa Lopez. umuntu azagushyira ku kiziriko kugira ngo utuze. ese ubugodi kukubwira ko umwana yarembye ameze nabi inkozi ikosa ari he ku buryo gaswere kunukira umwana ngo hanaga ari muri primatire yaraturamye kwande.
kari kwa Godfather, kwa Ruhura barushye, kwa Buruhuru babaye, uwasenya Ruhura kwa Godfather, uwarwaje arura kwa Godfather, uwashonje aruhurikira kwa Godfather, bose ukabakemura ibibazo byabo. Kuba nzamutse nkakubwira ko umwana wanjye yarwaye, ni mpaka ngo Kasuku avuge ngo umwana wa nganaga ari muri primatire, kandi ari iwawe kwa Ruhura ibibazo, kwa Nyiramiruho. Kubera icyo uriya muhungu atumva, kubera icyo angendaho. Nanjye nari ngiye kumubwira ati nimba Imana yarakwimye umwana, nta mwana ugira, nta mugore ugira, twebwe Imana yaduhaye urubyaro, icara rero tuvuge gukomera kwayo, tuvuge uburyo Imana yaduhaye umwana. Ntabwo yari agakwiriye kuvuga ngo ahanga ntabwo ari muri primatire, ni ingende. Birambabaje. Hari ikindi gitutsi mututsi, Imana ijya kumurema yari yasinze, ni mubi nko mu rukiko, noneho ngana ajye kunde oya sigaho asa nk'iburutufu yanjye yo mu kariranga. Umuntu ni igikuri, ni munini, afite uruda, afite ibibere, afite urutwe, najya kundega. Ndakumanura. Sigaho. Ubwo nongeye. Sigaho. Ntitwumvikanye ejo, ntabwo rwabinyemereye ko utazongera gutukana na rimwe. Ndabizi. None sinabikwemereye yarwa nukanye ko narinje kukubwira ko umwana yarwaye, ubu ndatukanye. Godfather, ubu se noneho tujye tubibiragi, dufate supaguru dusuke mu kanwa, dushyira na papier kora na papier hygienique byose dufunge, ntituzongeye kuvuga. Umuntu araza kuvuga ngo umwana yarwaye ngo yatukanye, nganaga ari muri primatire. Ubwo noneho dufunga iminwa, tumenemo supaguru na papier hygienique, ntabwo tuzongera kuvuga na papier kora. Bya bintu bifata harya babyita gute? no kuvuga ngo ego wave mu rusaku. Njye ntabwo ndi mu rusaku, urabizi mba mu kabari, nicaye mu cyumba, ni imiziki iri kuririmba, abakiriya bari mu kabari. Icyo nifuza ni iki kandi baragusaba, sibyo? Umwaka ugiye gushira. Yego. Njya ngusaba iki? Njya ngusaba iki buri munsi? Njyewe unsaba kwihangana, nkiga gutuza, sinukane. Kandi ndabyubahiriza, ariko Godfather singukunda. Hari ubwo nje nabi, kuba nje nkakubwira ngo umwana yarembye ameze nabi, ndi kubwira Gashumba ati ntago nyije. Gashumba twari dufitanye gahunda, tugiye kubonana tukajya kureba sine. Ndamubwira ati birapfuye, umwana yandembanye, reka mbanze muvuze, muzane cyamuvuze. Gashumba arambwira ati banza uvuze umwana, nanjye simari, hari ibintu ngiyemo, uzaze umwana yakize. Ndabyumva. Ubwo ngubwo Kasuku kwagushanuka kwe, dore kameze nk'abagore, ngo ahanga ngo ntago ari muri primatire. Ndakubujije. Mana nyagasani we, uretse gato ibyo bintu dufite ibibazo bayo mudutabare. Ikintu kimwe ni iki ngiki, no kuvuga ngo impamvu ufunze live wari ukubasuzuma, urumva? Ariko biranambabaza iyo ubonye ngiye mfata live yanjye yari imaze kugera kuri 40%, nkemera kuyifunga, urumva? Abo byari binaniye kukumanura, ariko no kukwereka ngo tugomba gukora ibintu birenze kuba twafunga. ngo bavuze ngo ntago ari muri hehe. Ahubwo aranshaka iki Kasuku, kashaka kunkoresha ibigize icyaha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unsimbuke wagenewe nimba Imana Satani yakunyeho. Mu Rwanda ntabwo twemerewe gutukana. Ngo bavuze ngo ntago ari hehe. Unsimbuke muri primatire. Goza Gasu wandekeye Jessica wanjye aho hantu ze habaho. Ari Gashumba, ari none kunahunahuna, urahunahuna umeze nka Mubaraka. Ibaze uvuye kwa Texas kuko ubonye ko ngiyeyo, niziye kwa dadi wanjye urankurikiye, ahubwo we waransariye, reka nge ngusige noneho. Ikibazo nka kwa kundi ukuntu umuntu ari kumva
ahura n'umukobwa agahita amusarira nawe akamwaka. Igihe nahuraga na Jessica iyo mpita mubwira ngo ntamo, ubu nanjye inkuru zanjye ntaba ziganira imusozi. Ibaze none abakavuga uko kameze kose.